umuntu witwa Ingabire Mari Makire. Uyu muntu tugiye kumusengera. Arafite ibibazo bitandukanye. Ariko tugiye kumusengera nawe hari yongera senge. Imana ikugirira neza cyane. Ufite ikibazo cy'umurwayi ariko Yesu afite imbaraga. Tope estaya bonesire. Yesu azanywe no gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Yesu ajya gukora operasiyo ku buzima bwawe. Yesu azanywe no kugira ngo agire ute akuvure. Tugiye gusenga. Karibu nisenge. Tugiye gusenga. Ariko mwebwe muri kunyumva abanyarwanda. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu Rwanda n'abari hanze yarwo, mwese nimugubwe neza. Nkuko mubibona rero turi kumwe n'umukozi w'Imana, n'umuhanuzi w'Uwiteka Imana. Si ubwa mbere tubanye aha ngaha, ni inshuro nyinshi kandi tuzakomeza kubana. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Amakuru y'imisi? Amakuru y'imisi ni meza. Urakoze cyane, biragaragara ko ushima Imana. Amakuru mfite nuko uciye hano uvuye mu masengesho, urimo urasoza amasengesho. Ahubwo si ndi kuyasengana n'ubundi ndacyayakomeje kuyasenga. Yego. Imana yaguhaye message uje gutangariza abadukurikira. Cyane rwose. Urakoze cyane. Mbere yuko rero noneho utambutsa message, reka ubanze usuhuza abakunzi bacu nurangiza usenga Imana. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Nitwa Zaninga Christina, Imana iduhana umugisha. Amen. Yego. Karibu rero Zaninga Christina n'isengesho. Mana data wa twese, Imana igira neza, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutwari, Imana ifite ubushobozi. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze cyane kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro, kandi dusengeye abantu bawe bagiye kubyumva kugira ngo bashigikire ntibice mu gutwi ngo bihinguke mu kundi, ahubwo bibakomeze bigire aho bibakura, bigire naho bibashira. Mu izina rya Yesu icyo ducashe n'abazimu n'abadayimoni, mu izina rya Yesu Kristo tope estaya bonesire. Mu izina rya Yesu duhamagaye umwuka w'Imana kugira ngo abane natwe, abane n'abantu bawe bagiye kumva ijambo ryawe, bagiye kumva iyi message. Ubakomeze, ubarengere, izina ryawe rishimwe. Gumana natwe muri uyu mwanya, udushigikire, utwambike imbaraga, kandi data wa twese uri mu ijuru, imbaraga zawe zibane natwe. Ko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Karibu rero winjire mu butumwa Imana yaguhaye kutugeza. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Tunejejwe n'Imana mu mutima. Uwiteka Imana yaraturinze abana natwe. Hari abantu benshi bamaze kuva mu mubiri. Akenshi iyo ngeze kuri YouTube ku nguranyambaga manza gushima Imana, kuko Imana yonyine niyo ifite urufunguzo ku muntu uwari we wese. Hanyuma rero dushimye Imana yaturinze. Hari abantu benshi bitabye Imana, ariko twebwe twitabye Imana turi bazima. Iryo nishimwe rikomeye. Amen. 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 Hanyuma rero tutabatindiye tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Nitumara gusoma ijambo ry'Imana ubundi twinjire muri message Imana yampaye kugira ngo ngeze ku banyarwanda, mu bantu batuye isi, abari inyuma y'u Rwanda, abo bose Imana ibashigikire. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri hano mu Byahishuwe ibice bitatu. Turahera ku murongo wa 13 tuze kugeza kuri 17. Ibyahishuwe ibice bitatu murongo wa 13 turageza kuri 17. Yego, komeza. Yego, reka dusome ijambo ry'Imana riravuga ngo ufite ugutwi niyumve ibyo umwuka abwira amatorero. Wandikire marayika w'itorero ry'Irewodokiya uti: Uwiyita Amina, umugabo wo guhamya kandi ukuri, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka ukuri, inkomoko y'ibyo Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize. Nuko rero kuko uri akazuyazi
udakonje ntubire ngiye kukuruka. 17 nuko uvuga uti ndi umukire ndatunze kandi ndatunganiwe ntacyo nkenye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Imana itugirire neza cyane, mumvugire ngo amen. Amen. Ijambo ry'Imana riravuze ngo kuri 13 ijambo ry'Imana riravuze ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Imana yaraguhamagaye kandi guhamagara ufite amatwi abiri, ntago yakuremanye ugutwi kumwe, yaguhamagaye wumva, iguhamagara amatwi yawe yomba akora, irangije irakubwiye ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira iki amatorero. Hanyuma ijambo ry'Imana riravuze ngo wandikire marayika w'itorero. Imana ikugirire neza cyane. Iki ni igihe cyo kwandika ukongera ukabwira Imana, iki ni igihe cyo gusenga ukongera ukinginga Data wa twese, ukamubwira ibibazo, ukamubwira intambara ufite. Imana itugirire neza cyane. Ariko ijambo ry'Imana hepfo hatubwiye ngo ubwo udashushe kandi ntubire, ubwo udashushe kandi ntubire ngiye kukuruka. Hanyuma Imana ikugirire neza. Imana irakubonye isanga udashushe, isanga utabize. Imana irakubwiye ngo rero ubwo udashushe kandi ntubire ngiye kukuruka. Nyamara birashoboka ko ari wowe urakaza uyaze muri uyu mwanya. Imana irakwitegereje isanga udashushe, Imana irakwitegereje isanga utabize. Niyo mpamvu ikubwiye ngo igiye kukuruka. Tope estaya bonne sire ili wazope estance gustine vosanse doveria sire mando yasika. Imana yakuntumyeho irambwira ngo ninkubwira ngo ngera usenge, uve mu byo wibwira, uve mu bujura, uve mu ntege nkeya, uve mu bwesikoro. Yesu aragushaka, ari kukubwira ngo ngera usenge, kubera ko yakwitegereje asanga utarakaza uyaze, isanga udashushe, isanga utanabize. Mbese niba udashushe ukaba utanabize uherereye muri uhe ruhande? Imbaraga n'amavuta. Imana ikugirire neza. Tayi bonne sire gustine vosanse doveria sire mando yasika. Uri grere uri meni takuwa. Yesu akugirire neza. Yesu yarakwitegereje asanga udashushe. Ni ikibazo. Yesu yarakwitegereje asanga utari nakaze, mbese muri bakuri murungabangabo. Ariko arakwinginga ngo uve murungabangabo. Yesu arashaka kugira ngo ube mu mwanya wongera usenge. Iki ni igihe cyo kwezwa. Abantu babihagazemo ariko igihe kigeze babivamo. Imana igufashe. Mbese ntabwo uri muri ba bantu babivuyemo, ntabwo uri muri ba bantu bacitse intege, ntabwo uri muri ba bantu bahagaze ku muryango bari gutuma abantu batinjira. Yesu akugirire neza kandi Yesu akwambika imbaraga. Yesu yavuze ngo mukureho umuti wo gusiga ku maso. Yesu agufashe cyane. Abantu benshi mufite ibyo mwerekana, ariko Data wa twese arakubwiye ngo mukureho uwo muti wo gusiga hehe ku maso, ngo nurangiza wambare isoni z'ubwambure bwawe. Nevaso etai bonne sire gustine vosanse doveria sire. Reka ngubwire ngo Imana irababaye ku bwawe, Imana iri kurira ku bwawe. Uri gusubiza Yesu ku musaraba uko bwije nuko bukeye. Kibaye waruzi ibyo uri gukora, kibaye waruzi ibyo urimo, warangiza ukisubiramo ukabwira Imana ngo Mana nshingiye ku bw'ijambo ryawe ndatsinzwe, nsinzwe n'urubanza. Ariko Yesu ari kubabara ku bwawe, afite agahinda. Yesu akugirire neza. Stai bone, tope estaya bone, sanse gostine vosanse doveria sire. Yesu rukumusubiza ku musaraba. Yesu asubiye ku musaraba ku bwawe. Yesu arababaye ku bwawe. Ariko reka ngugire inama, ngubwire ngo ngera wisubiremo, wongere wiyeze. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu boza ibikombe inyuma, ariko mwimbere bisa nabi, harimo umwanda, bakagaragaza inyuma ko hasa neza, ariko mwimbere hasa nabi. Imana yarakubonye ko wigaragaza kuri mwiza, ko wigaragaza kuri umukiranutsi uri gukorera Imana, ariko Imana yarakwitegereje isanga mu mutima m'imbere umeze nka kiriya gikombe bazi inyuma, ariko m'imbere gisa nabi. Yesu akugirire neza cyane.
ijambo ry'Imana ryarongera irambwira ngo bene abo ngabo nzabasheshengesha umwuka wawe. Abantu benshi bicaranye amasezerano bazi ko ari amasezerano ariko atariyo. Yesu abagirira neza cyane. Reba umwanya uhagazemo, uribwira ko ufite amasezerano naho ufite amahuri. Hongera ubwira Imana yongera iguha amasezerano mazima. Wicaranye amasezerano y'amahuri, wicaranye amasezerano atariyo, ariko Yesu ari kukwinginga ngo ngwino ugaruke umukorere umubwize ukuri, yongera guha iby'agaciro. Estaya bone sire eta bove sanse contre bokeri avoyasire. Imana yambwiye ngo nimbwire abanyarwanda, mbwire n'abari inyuma y'u Rwanda, mbabwire ngo tope estaya bone birukanye umwuka wera, binjiza ingwe, binjiza ibisimba, binjiza injishi. Uyu munsi wa none injishi ndetse n'ingwe nibyo birimo birata umuriro, umwuka wera yarigendeye. Yesu abagirire neza. Amen. Reka mbabwire ngo kera ibisimba ntabwo byagiraga ahantu hari umuriro, ariko uyu munsi wa none nibyo birimo kuvogera inzu y'Imana. Wa mugabo wawe se wakinguriye ibi bisimba, ukingurira ingwe zinjira mu rugo rwawe. Uyu munsi wa none ufite ingaruka z'ibibazo winjije mu nzu. Wa mugore ufite ibibazo winjize. Reka nkubwire ngo nimwongere musenge, mwakire umwuka wera. Eto pestaya bone sanse. Oya nimwongere mwirukane ibyo mwinjije, nyamara mwamaze kubyinjiza muratangira mugira ibibazo mu nzu mwanya. Ariko Yesu arashaka kugira ngo wongere wisubireho, wa mukobwa we, wa mubyeyi we, nawe wa mugabo we. Yesu arashaka kugira ngo wongere wirukane ibyo winjije. Imana ishimwe. Eta boveriase. Mana yambwiye ngo itorero cyangwa se amatora muri iyi minsi ararwaye, ari mu cyumba cy'indembe. Yesu abagirire neza. Abantu bararembye, bari ku mwuka wa nyuma, ariko Yesu ari kuvuga ngo nimureke abavure. Yesu akugirire neza. Amen. Tope estaya bone sire. Ili wazope estanse gustine vosanse doveria sire mando ya sika. Imana irababaye, Imana iri kurira. Imana iri kurira. Imana iri gupfusha abantu bagacuza ubukwe. Ariko abantu bapfusha bakarira. Imana irababaye ku bwanyu. Reka mbabwire ngo nimwivuze. Rero ihane itunganye hakiri ku manywa, bugiye kwira, hagiye kubicura burindi. Imana ikugirira neza cyane, kandi Yesu akwambike imbaraga. Eta boveniase gustine vosanse doveria sire mando ya sika urigrere tope estanse. Kandi yavuze ngo bene abo ngo bameze nk'ibituro bitagaragara, abantu bakabigenda hejuru batagize ute, batabizi. Birashoboka ko uyu munsi wa none waba ari wowe wabaye igituro, bakaba bari kukugenda hejuru utabizi. Nyamara umuntu uri mu isaya y'ibyaha, iyo akwesheje ntamenya ko akwesheje, bamubwira ibyo yakoze agatangira kuvuga ngo nta kibazo mfite, ariko afite ikibazo gikomeye. Reka mbabwire ngo rero Yesu ashaka kugira ngo mwihane, Yesu ashaka kugira ngo mwiyeze, Yesu ashaka kugira ngo mwongere mugaruke mu murongo. Abantu mwarayabye nimwabimenya, nimwongere mubwize Imana ukuri. Reka mbabwire ngo mwakwisuzumye ntimwagirwaho n'urubanza. Revo sansedo veria sire mando ya sika urigrere urimeni takuwa. Yesu akugirire neza cyane, Yesu agufashe, Yesu akwambika imbaraga. Nyamara reka mbabwire ngo uyu munsi wa none iri jambo nta numwe ridakozeho. Waba ukomeye, waba woroheje, waba uri umukire, waba uri umukene, iri jambo nta numwe rishobora kuba ridakozeho. Yesu ari kukubwira ngo ongera wisuzume, ongera witunganye, wongera ubwise Imana ukuri. Yesu aragushaka, Yesu aragukeneye, ari kukubwira ngo zigikombe neza, ucoze imbere n'inyuma. Reka kucoze inyuma gusa, kandi mo imbere harimo umuntu ukugize ute, ukomeye. Jambo
gostine vosaibon aba banyabwenge bihindura abanyabwenge ijambo ry'Imana ravuga ngo abanyabwenge baramwaye kuko banze ijambo ry'Uwiteka ravuga ngo mbese ubwenge bubarimo ni bwenge kisi Yesu arashaka ko mwihana Yesu arabitegereje asanga ubwenge mufite ntabwo ahubwo icyo nabifuriza ni ugusaba Yesu ubwenge buzima birashoboka ko ufite ubwenge bw'isi ariko ubwenge buturutse ku Mana ntabwo ariko ikiruta byose igifite agaciro ni ubwenge bw'ijuru Yesu akugire neza cyane abantu bararangaye abantu barasinziriye abantu bararyamiriye ariko igihe ni igihe cyo kwezwa iki ni igihe cyo kubana n'abantu bose amahoro Yesu abagirire neza cyane reka mbabwire ngo ndasoje tape estaya bone sire gostine vosa sedoveria sire Imana iri kurira Imana ibabajwe n'abantu basinziriye kuri uyu munsi wa none mwitorera abantu bakinguriye injishi bakingurira ibikeri bakingurira ingwe uyu munsi nizo ziri kwata umuriro mu mwanya kugira ngo bahe umwanya umwuka wera uyu munsi wa none birukanye umwuka wera ntabwo ifite agaciro mu bantu umwuka wera ntabwo ifite agaciro mu nzu y'Imana uyu munsi wa none barimo barakoresha itegeko Yesu akugire neza cyane Yesu agufashe uyu munsi umuntu w'umukene arimo arashaka kwinjira muri korari akavuga ngo ntiwayinjiramo nta mafaranga ufite reka mbabwire ngo Yesu aje kubaranwa namwe topesta ya bonne sanse Yesu aje kubaranwa namwe yemwe bantu mwigize abanyabwenge Yesu aje kubaranwa namwe mwabashumba mwe mushumbye itorero Yesu aje kubaranwa namwe mwaragiye muyobora uko mushaka ntimwariyobora nk'uko umwuka bishaka reka mbabwire ngo mwakinguriye ingwe nizo zirimo zirota umuriro uyu munsi wa none Yesu ari kubireba akababara uyu munsi wa none Yesu ababaye ku bwanyu uyu munsi wa none Yesu ababaye ku bwanyu mwabashumba mwe mwebwe mushumbye itorero yemwe mwabadiyakoni mwe yemwe mwabaririmbyi mwe muri kumara kuririmba mwarangiza mukaja gusambana ijambo ry'Imana ravuga ngo murabikora ngo bareka mukibwira ko mangwa namwe ariko iminsi iba myinshi yarangiza igahimwa n'umwe Agostine vosa seda veria siremando yasika uri grere Yesu akugirire neza cyane Yesu akwambika imbaraga Yesu yongera kurengere aho waba uri wakongera kwingingira bikakweza aho waba uri mu bihugu bitandukanye wakongera guhendahenda Imana abantu bicaye ku byubahiro nta kibazo bafite ariko reka mbabwire ngo Imana ije kubakura ku byubahiro mufite aho mwicaye Yesu estaya bonne sanse Gostine vosanse doveria sir aje kubakura ku byubahiro mugize ute mufite ntabwo ari icubahiro ni ibyubahiro ariko Yesu yarabibonye arababara Imana yarababaye ku bwawe Imana iri kurira ku bwawe iri kongera kuguhendahenda iri kukubwira ngo isuzume iri kukubwira ngo Yesu yakiri ku manywa Imana ikugirire neza cyane kandi gufashe birashoboka ko ari wowe uri ku mwuka wa nyuma reka nongere ngubwire ngo iyo umuntu ari kuri bomboni bari kureba ku gatima gusa bafite amahirwe amwe abafite gukira cyangwa agapfa Yesu akugirire neza amen abafite gukira cyangwa akagira ute agapfa reka ngubwire ngo rero Yesu arashaka kugira ngo agusuzume ari kugira ngo aguhe imiti Imana ikugirire neza aho waba uri mu cyumba wabwira Imana ikongera ikagutunganya wabwira Imana ikongera ikakweza Imana ikugirire neza cyane yetope estaya bonne sire Gostine vosa sedoveria Imana yanyeretse abantu bafite ibibazo bitandukanye ndetse bafite intambara zitandukanye Imana ibagirire neza kandi bambica imbaraga reka mbabwire ngo mbese Yesu azabagwanirira namwe ubwanyu mudafite uruhare rwo gusenga Imana yageretse abantu bafite akazi ariko barimo bagambanirwa ariko uyu munsi wa none ntabwo bari gushobora gusenga ariko gusa kimwe cyo Imana igira imbabazi Imana yavuze ngo uje kurengera abantu barimo barenganwa topesta ya bonne sire
sansedoveria. Imana ikugirire neza kandi Imana ikwambike imbaraga. Yesu yongera kuvuganire, Yesu yongera kurengere. Imana yageretse abantu bari kugenda bagaca abagore babo inyuma. Imana yarababonye, Yesu arabitegereje abona mukwiriye ko umuntu witwa Ingabire Mari Makire. Uyu muntu tugiye kumusengera, arafite ibibazo bitandukanye, ariko tugiye kumusengera nawe ahari yongera asenge. Imana ikugirire neza cyane. Ufite ikibazo cy'uburwayi ariko Yesu afite imbaraga. Tope estaya bonesire. Yesu azanywe no gukora imirimo n'ibitangaza ku buzima bwawe. Yesu ajya gukora operasiyo ku buzima bwawe. Yesu azanywe no kugira ngo agire ute akuvure. Tugiye gusenga. Karibu nisengere. Tugiye gusenga. Ariko mwebwe muri kunyumva abanyarwanda, mutwihanganire mufatanye natwe kuzamurira isengesho. Imana ibagirire neza kandi Yesu abafashe. Tugiye gusenga. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutwari, Imana ifite ubushobozi. Witwa Elohimu, witwa Adonai. Uri imbaraga za kwizera, uri imbaraga z'abasabyi. Tope estaya. Dusengeye umuja wawe, dusengeye umuja wawe. Arafite ibibazo bitandukanye, arafite uburwayi, nta wundi wamukorera igitangaza. Data wa twese uri mu ijuru, ni wowe ukwiriye kumukorera operasiyo. Turamusengeye cyane kugira ngo umukize, turamusengeye cyane kugira ngo umubere muganga, n'umubere dogiteri. Nyakubahwa Imana Nyiringabo, yakwiringira abakomeye ntibakora icyo bakora, ariko wowe kubera ko ushoboye byose, ni wowe ufite imiti ihagije. Tope estanse tayi bonesire. Mu izina rya Yesu ndazamuye iri sengesho ngo rimugereho ahari, ukora imirimo n'ibitangaza nirigere mwayiriye nzu. Tope staya bonesanse gustinevo sanse doveriasire. Umubere maso, umushigikire mu izina rya Yesu Kristo. Nirukanye imbaraga z'abadayimoni, nirukanye gukora kwa shitani mu izina rya Yesu. Ayawe makira mutabare, murengere Mana, umugirire neza. Wongere wivuge ku buzima bwe, umwongerere igihe cyo kubaho. Ndatuye imbaraga zawe, natuye ubuvuzi bukomeye buturutse ku Mana data wa twese. Tope estaya bonesire. Izina ryawe nirishimwe. Nyakubahwa Imana, dusengera abantu bose bafite ibibazo, bafite uburwayi, bafite intambara. Abo nabo turabazamuye mu isengesho y'izina rya Yesu Kristo. Nyakubahwa Imana, abari kugambanirwa mu kazi, abo bagirire neza. Wongere ubarengere, wongere ubambike imbaraga, ndetse ubavuganire. Izina ryawe rishimwe. Twirukanye aba badayimoni mu izina rya Yesu. Topestaya bonesanse gustinevo sanse doveria sire mando yasika urigrere. Mwami Yesu mutezeho ntamba w'Imana, dukomeje kukubwira ngo ita ku bantu bawe, wite ku muja wawe, umugirire neza, mubere maso kandi ukomeze gukora operasiyo kuri we, ukomeze gukora iby'imbaraga. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze kubyumvishe. Uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane kubwa message nziza utambukije. Ikintu cya mbere no gusenga. Umuntu yakenera gusengana nawe cyangwa kuvugana nawe, nyemera utambutse nimero ya telefone. Ni 07 51 34 65 07 51 34 65. Imana ibahe umugisha.